ariko iyo mufite urugo rugenda neza rurimo communication nziza, uburyo mwita ku miryango yombi murabiganira, amafaranga mugenera bariya nayo mugenera abo ngabo mukayashyira hamwe, mukaba muzi ko nta kibazo kizabaho. Ariko ikibazo kibaho kiri n'ubundi mu mitekerereze y'abantu, ni bya bindi nitaga ubugoryi. Murambwira abantu mwabwirana, ariko kuki umuntu yubaka umuriro utazima akawota kandi yashoboraga kurema ijuru? Bigutwaye iki wicaranye n'umugore wawe ukamubwira uti ariko mbona usesagura amafaranga ye habene wanyu, ahubwo atari kujya kunshaka, nabikubwiye ko mfasha mama na barumuna banjye. Already ibyo mwagombaga ko mwarabiganiriye mukijya gushakana. Ukabuzi ngo uyu mugore ndongoye aje afite romoruke y'umubyeyi yafashaga na barumuna be, uzabyemera? Uzamwemerera ko akomeza agakora izo nshingano? Uyu mugabo unshatse, uyu wararenze, ndavuga Antoine Rutayisire, impamvu mu mentioninga abantu banjye aba muri hafi, ndabizi wenda ntashobora kuba ibi yabireba mu mentioninga kubera ko namufatiyeho urugero runini, ari muri pension, sinamusuye, ariko mu mentioninga kubera ko yes. Bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze hano mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu. Mwarimu waramutse neza? Namutse neza. Umeze ute? Ndaho rwose. Umeze neza? Fresh. fresh. Yeah. Good. Umeze ute? Sava. Hari inkuru ejo nari ndi kwireba, umugabo yagize gutya atahana agakingirizo mu myenda, ahatakambuye kubera pressure y'umugore. Umugore aramubwira ati kudataha byagenze gute? Ndayibuka ko agomba gutaha, tayambara direct abageze mu rugo, kubera uruyama abararyamye. Adamu aravuga se umugabo uryamanye imyenda, akikura amasanga harimo agakingirizo. Ngibi byo hanyuma byarangiye bite? Byarangiye bagiranye amakimbirane. Umugore ari he? Umugore ntago bari kumwe. Okay, urakoze. Umugore ari he? Wese urumva yaba agihariho? Ntago bayirangije, ça dépend. Yaba agihari nibwo yari kuba ari umugore. Oya ntago yaba agihari. Good, okay. Numvise ko iyo nkuru nayisomye cyane kukurushaho ubwo ko nayisomye cyane. Impamvu mwaje ngo ari hehe, yazindukiye Nyabugogo atega iya Musanze. So rero uyu mugore ntabwo ari umugore. Icyambere agomba gushimira umugabo ko nibura nako gakingirizo yakibutse. Ati none se abatagakoresha bafatwa bati? Abantu bazarebe filime ya Kanumba Nyakwigendera kihari, hari indirimbo, hari filime yakinnye yitwa Ndoa Yangu. Wakomeza nta kibazo. Ndoa Yangu ni filime Kanumba yagiye kwihakabyiza ahantu, noneho nyirurugo arataha, bayurangaye ntago nkora abantu. Wanakareka ubwo iyo natangiye byihorere. Sine nakubwiye ngo ubishyiremo karese. Bireke. Birekereze urumva aho naringeze biba bitangiye gutakara. Warugeze kwa Kanumba. Filime ya Kanumba yagiye kwihakabyizi ahantu ku mugore ufite umugabo ukora amasafari. Abagabo bakora amasafari rero bakunda hari igihe baza batunguranye, abagore nabo bakirara bati ndabizi yebwo yambutse Kenya, bari Mombasa, azagera hano ryari. Kumbe hari igihe jam ishobora kugabanuka, bakamupakirira vuba, iminsi ikagabanuka, none akaba n'abagabo batagira umuco wo kuvuga ngo ngeze hano hafi. Ubundi umugabo ukorera kure iyo ageze muri Enewo, muri zone atuyemo, aravunyisha. Yewe nyikorera ibyumba, navugaga ko ngeze Nyabugogo
nageraga Nyabugogo nkavuga nafatiye Kabuga nagera 15 aho naritamiriraga bakabaza ko ni 15 ntabwo nahitaga niroha muri quartier natindaga 15 wenda nkaza kuzamuka gake gake direct mu rugo cyangwa aho hafi ariko nibura nageze 15 bakabimenya ariko uwo muco wana nawukomeje. Okay, ntacyo. Noneho Kanumba rero ajya gutera akabariro ajya kwiyakabyizi ku mugore ufite umugabo w'umushoferi w'amasafari. Wa mushoferi rero aza atunguranye ubwo avugije ihoni Kanumba aba avuye mu buriri afata ikariso y'umugore bari kumwe abariyo yambara ayishyira mu mufuka ubwo byari gutinda yahise yambara ipantaro ashyiramo inkweto acomeka inkweto ikariso y'umugore ayishyira mu mufuka azi ko ariye noneho ajya guca mu gikari mu gihe bari gukingurira umugabo kuri saro. Kanumba ageze mu rugo sinzi umugore kuntu yamwakiriye yamuganiriza avuga ibintu bisekeje bari kunywa icyayi yahise amwakiriza agacyayi atamuketse amwakiriza agacyayi noneho arangije yatangira no kumuganirira uko umunsi wagenze nawe amubaza amubwiramo akantu gashekeje icyayi kiramukora Kanumba akora mu mufuka azi ko harimo mushwari azamura ya kariso aba ari yihanaguze umugore yahise ahinduka icyatsi yari inzobe ahinduka icyatsi aravuga ati tiye byo ni biki utwaye ikariso mu mufuka Kanumba nawe ahitagwa nk'ibere nk'ibyo bidahagije umugore arebye ikariso asaga muzo Kanumba tunze iyo niri byumva icyambere gusobanura impamvu ikariso iri mu mufuka itari mu maguru ni ikibazo icyakabiri gusobanura uburyo atari yawe nacyo ni ikindi kibazo niyo yaba yari y'abagabo yakubaza ati usigaye utingana ariko yari y'umugore kuva icyo gihe urugo rwabayeho nabi ariko isomo ryabo kuri iyo filime babihisha abantu haza abashyitsi sheri ishushu kamwicaraho abagenda bamara kubaherekeza kumwe mugeza abantu ku muharuro babaze kujya mu modoka mugahitamo yamukora ati Kanumba yarahangayitse icyo gihe aho tubikuye rero uretse gato utarajya kure none se ari ukubaho mu rugo rumeze nk'aho ari ugufera ntabwo turagera mu rugo uretse gatoya turacyari kwa Kanumba ibyo turagera tugiye kwa Rutayisire sawa tugiye kwa Rutayisire kuko hose amasomo ni ama etape yego isomo riri aha narimo nkubwira ngo uyu mugore wateze ajya Musanze agasenya urugo ataye urugo rwe Kanyinya kandi wasanga ajyanye umwana agiye kumwirerana cyangwa se amusigiye umugabo agiye kurerwa n'umugabo yakaba yashima ngo nibura umugabo yibutse ako gakingirizo yaragakoresheje yego icyo ni igitsindo kimwe yagomba kwita kuko nibura yizeye ko nta birwara yamuzanira yego ibi birarutana Musenyeri Nzakamwita niba tuvuga ngo péché vivant uyu mugabo ira péché vivant yaciye umugore nyuma ariko atagamije kumuzanira indwara ibi bintu turaza kugaruka tugeze kuri Rutayisire ibintu bijyanye n'umuryango ni tutabijyanisha n'ibihe tugezemo bizakomeza bitugora uyu mugabo kubw'amahirwe yambaye agakingirizo uyu mugore icyo yakabanje kumenya akamushimira ko yakambaye ahubwo nawe agatangira kwibaza ngo kuki ubundi yagiye Cosmos cyo ni kimwe hanyuma uyu mugabo yubaha umugore kubera ko ntabwo ari umugabo wese umugore yahamagara ngo kudataha ngo ahita afunga telefone cyangwa agahita akubwira impamvu so umugore yamuhamagaye ahita ataha n'icyo gihunga cyo guhita avuga ngo simbaje ubwo urumva ntiyanakarabye nkishwe ibishuka bitose yari aryamyemo aje gutyo umunuko sinakubwira ariko igihunga cyetse niba umugore yari yaramuhabuye amudiha guhamagarwa n'umugore ugahita utaha kujya guca inyuma umugore ukambara agakingirizo uba umurinze indwara so ibyo bintu nibura uyu mugabo afite qualities some qualities umugore yakibajije ngo kuki umugabo agenda reka nguhe ingero kuri iri somo ntanga utuntu tubiri yego hari umugabo w'inshuti yanjye yagiraga umugore umufuhira
ariko umugore bombi ni aba intellectuel umugore akaba yemera ko umugabo ashobora guca inyuma none akavuga ati igihe ugiye isafari iri bukenere ko urara uzajya ujyana kapote akamupangira imyenda akamupangira agapaki yava mu isafari muri misiyo akareba ko kagapaki kakirimo urabyumva noneho rimwe umugore ariko ubwo umugabo nawe yabaye yarya ihimwa n'indyamirizi yaragendaga akakoresha utw'umudamu yamuhaye akagura utundi dusa natwo sibyo cyangwa se akagura utundi akaba twakoresha utw'umudamu tukaguma mu mufuka rimwe rero umugabo yazanye izidasa n'iza mbere arabusanye bamuhaye niba ari life guard mu kutahatahana prudence umugore araceceka zuzuye umubare ati umubare wampaye nawuzanye dore ngo noneho bukeye umugore aramubwira ati noneho umugore amuha izikasa amatwi yahinnye kumwe uhina urupapuro mu nguni azihinaho ebyiri aramupangira aragenda urumva wa mugabo aragenda kwa kundi azana inshyashya azizanye umugore asanga ntazihinnye zirimo intambara yararota amugira muri bya bindi byose bigera n'ahantu hakomeye cyane kubera ko byabaye umwe muri bo yari afite urugendo rusa naho rusiba ariko nibura urumva aho hantu biratandukanye yego ahantu peshe viva nibura bombi bemeranyaga ko kapote ari ngombwa kandi n'umugabo koko akazikoresha umugabo yaza kuba undi udafite udahangayikiye umuryango yari kujya agenda agakoreraho kapote akazigarura zose uko zakabaye ariko mwanza n'umugore yari yaramusomye abizi ko nawe atakwishora akazima ati ndabizi ntiyatinyuka gukoreraho reka nzimuye none yazibara akasanga koko yarakoze ariko ntiyakoreyeho agasanga zazindi yamuhaye sizagaruye havuyeho nka tubiri hanyuma uyu mugabo umugore amuhamagaye abagabo benshi iyo umugore abahamagaye avuga ati ndi kumwe na bakanaka reka muguhe iyo ngesi ibaho ariko manza yaracitse kugira ngo yumvishe umugore ko ari kumwe n'abantu umugore azi ndi kumwe na bakanaka reka muguhe kumwe na mwarimu reka muguhe muvugane kuvugira kuri telefone itari yanjye bizira kubi ubujajwe ngewe mfite yanjye na nimero yanjye mubwira uti hamagara kanaka umaze ko tutari kumwe ariko reka muguhe iyanjye se nta muriro urimo nta mayinite arimo good undi noneho ukamubwira uti wenda ndi kumwe na bakanaka atinya ndi kumwe na mukuru wanjye ndi kumwe na muramu wanjye ndi kumwe na data bukwe ndi kumwe na ibintu nk'ibyo urundi rugero rero rwabaye ako kantu ko kuvuga ngo ndi kumwe na kanaka hari abantu babiri mu karere ntari buvuge ariko umwana umwe hari umwana ukurikira bino biganiro kandi mwongeye kuvuga harimo se hariyumva abikurikira umunsi ku wundi umugabo umwe yari umudirekiteri w'ishuri aho havuka umugabo w'umucuruzi noneho wa mucuruzi akajya kwihakabyiza akarenga nk'imirenge 4 uri kuyibara abantu ndumva uhazi uburyo uri kuyibara urahazi cyane yarengaga imirenge 5 agiye gusura wa mudirekiteri ariko kumusura ari ukugira ngo kwa kundi abantu bikeka atajya muri hoteli cyangwa muri roge agashaka umuntu w'inshuti umutiza icyumba kapanga byari bimaze igihe hamwe ati se koko ati ndaje ati kandi bagashirisha agakoko gapfuriweho agahamagara umucuruzi yazaga afitanye gahunda n'umugore mwiza cyane ariko ni wabo babyara abakobwa beza cyane ndabizi n'abantu bazwi nigenda gake yego noneho wa mugore aje kureba akagira mukuru we byavuga ko agira hypertension noneho wa mugore kugira yitabe wa mucuruzi birasaba ko baraba bari kumwe na directeur rero nawe ugomba kuba afite undi muntu iruhande uwundi muntu uragira ngo ninde ni wa wundi wa hypertension wa mugore umucuruzi yaje kureba
agahita ahamagara ubwo bati yewe we ati mukuru wanjye hypertension imugeze habi ati reka njye kumuraraho mu gitondo tujye mu bitaro bose bakajya hahandi bari kumwe bakajya hahandi umwe akaba wa directeur undi akaba wa mucuruzi bagakesha bahamagara wa undi wa hypertension umugabo wa mugore yahamagara wa undi wa hypertension akavuga nta kuka akumva ko bari kumwe cyangwa agahamagara imwe ati mumpe musuhuze muramu wanjye umeze ute babyumva iyo rero ni imitwe aho kugira ngo umuntu aguhamagare uhite utega ishoye wavuga uti ndi kuri mukuru wanjye yarwaye sibyo se noneho byaba amahire uwo mukuru wawe akaba ari aho hafi ariko hari igihe yahimba ijwi uriya mugabo yarahabutse ukuntu kuba yaragiye yitwaje agakingirizo kuba umugore ahamagaye akagatahana adafashe umwanya wo gutekereza kabiri agahita atega moto yihuse harimo n'uruyamagaye agenda ahita aryama ngiye pratique umuntu n'umugabo ntabwo namuveba cyane umugore niwe utazi kumenya gushyira mu byiciro utana agakingirizo abatagatana nibo kandi bakoze umugore niwe waveba se umugore niwe naveba ntabwo ibyo yabihaye agaciro vuga uti ikigabo cyanjye kirasambana ariko nibura nta birwara kinzanira hari abagore rero batihanganira mugabo usambana nabo babaho nabi kuko nta bihe bitabagira ejo utayise ntabikubwiye nta bihe bitabagira none ibya kino gihe byo birarenze abantu barananiwe abantu bariruka ku ifaranga abantu bigisha umubano abanditsi b'irangamimerere abagitifu b'imirenge abapasitori abapadiri bakabaye bigisha imibano ijyanye n'ibihe tugezemo bya tekinolojiya bya citizen journalism bya ubuzima buhenze Kigali wisheya ibyo nibyo bagomba kwigisha muri ubwo buryo ntabwo wakwigisha ku gihe cya Rutayisire ereka abantu ko dufite situation yegizija byinshi tutabasha kugeraho niba umugabo ahora mu kazi hari umugabo duturage ubaka mbyutse yahageze ari gukurikirana ibikorwa do buri kanya amasima imbaho igaraviye abafundi byose uwo muntu agataha ananiwe nuwo bashakanye nawe arananiwe nawe yiriwe mu kandi kazi uwo bashakanye yagera mu rugo akatangira kwita ku bana abantu bigisha umubano babandi maze kuvuga mwibuka kubwira abantu ko sheri ishushu yo mu bantu y'umukobwa ugipfundura amabere n'umuhungu wogosha ubwanwa rimwe mukabigisha ngo muzabana mutu munsi buno bwanwa bwiza bwajemo imvi muzabana gutu munsi ano mabere ashinze yaguye yabaye imishumi kubera konsa ibyo bakakora paka ku buryo umuntu bamwereka plani yashanjoma umuntu wese agira kuvuga ati mugenzi wawe nagera kuri urwego bizagenda bite nagera kuri urwego cyanyuma bikagera n'ahantu umubwira uti situation ikomeye cyane nka cya kiganiro cya ba Aisa hamwe bavugaga ngo aho kunca inyuma wa Marika ibyo nibyo biganiro ugomba ugashyira hari niwumva yaguciye inyuma uzakora iki undi ati nzamutayinya uzamuta se uzasanga we uzaba ari we wamuremye izo nyigisho zigomba kujyana n'ibihe hari byamaze kwirema tutakwepa urabyumva tutakwepa uyu mugore rero ntabwo yigishijwe ati umugabo natana agakingirizo uzabigenza ute yagomba kubitekereza nkunze akaririmbo Rutayisire yabaririmbiye ngo on s'aime comme on se quitte twakundanye nkuko dutandukanye ati ditwigeze dutekereza ejo simplement siribuka nayibahaye twatekereje ejo kandi ejo haza vuba babyumva ariko hakabamo ingibwa ivuga ngo karamu fait place au quotidien l'amour fait place au quotidien ni kuvuga ngo urukundo rusimburwa n'ibyo duhoramo quotidien routine kubyuka ukajya ku kazi kugakarabya abana kwatsa imodoka iyo quotidien isibura rwa rukundo abantu bigisha rero umubano
umubano abantu bashobora kujya kubana biturutse mu rukundo ariko urukundo rugenda rwimukira quotidien. Ntabwo abantu bazakundana baburaye, ntabwo bazakundana atajya ku kazi, ntabwo bazakundana nta mafaranga, ntabwo bazakundana inzu itishyuye. Rutayisire bisubiyemo quotidien ya yindi, gazi irashize, fagitire y'amazi, umutekano, ibishingwe, ibyo byose nibyo bihora byikaraga ahantu hari urukundo. None ugasanga bitwaye umwanya munini n'imbaraga z'amafaranga z'umubiri. Ukunyumva bigahera here bikadebusha ku kirero, gutangira kuvuga ngo inshingano ntuzubahiriza neza. Rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo mu buriri bitangiye kwanga. Kubera iki? Amasaha yabyo saa 5 wiri gukora. Nigeze kubivugira ahangaha vuga ko kira gikorwa gikomeye kuba ko kivamo abantu, ariko ntabwo tugiye agaciro kuko tugikora nyuma y'ibindi. Hanyuma rero niba tugikora nyuma y'ibindi, ibyo Rutayisire yita kurya muri restaurant, nanjye nkabyita agakwavu k'ishyamba. Yego, hari akaribwa ku manywa, imbaraga z'igihari. So urumva muri restaurant uriye ku manywa ugifite imbaraga, mu rugo ugeze mu rugo uriye unaniwe, uriye unaniwe cyangwa ntunariye. Ibyo nabyo abantu bagomba kubyiga, ntabwo kubyigisha nako. Ntabwo nta numwe sinavuga gukira kurya restaurant cyangwa k'ishyamba ni ku manywa umuntu agifite. Apen uvuye nko muri gym ya mu gitondo saa 4 saa 5 ku buryo saa 10 biba bisoje. None aho bikora, aho bibyara umusaruro, aho bitegetswe ni saa 5 saa 6. Yego, ubanje sport mu gitondo, ugiye mu kazi, uvuye mu kazi, ubanje mu kabari, uvuye mu kabari urebye imipira. Donc igihe cy'insagurira nicyo ugeneye cya gikorwa gikomeye. Ntago bigenze neza. Niba bitagenze neza rero ku manywa nubona akanya uzinyabya. Ariko aho winyabya, ubwo navanze muri byo Rutayisire ababwiye, ntabwo urambaza, ariko hahandi winyabya rero hakumanywa nta quotidien haba. yego, Pastor, nta quotidien iba muri restaurant, kuko mu rugo barahaha, bagahata, bagateka, bagategura. Ariko muri restaurant ubisanga ku meza. Nta mwanya wo guhaha, nta mwanya wo guhata, nta mwanya wo gucana, nta mwanya wo guteka, nta mwanya wo dushyiremo no koza ibyombo. yego, Hanze muri restaurant nta quotidien ubisanga biteguye, byahiye. Ntuzi uko byahashywe, ntuzi uko byahaswe, ntuzi uko byatetswe. Il y a pas de quotidien hanze. Muri restaurant nta quotidien, kubera ko mu nyigisho abantu bajya baha abantu challenge, babwiye bati bigenze bityo wabigenza ute. yego, Niwumva hari icyabaye bizagenda bite, kubera ko muri restaurant handi twise muri restaurant ku manywa imbaraga zihari, kandi none nta quotidien zihari. Quotidien idahari ni iyi. Akishyamba niko azakubaza gazi, ntazakubaza ubukode bw'inzu, ntazakubaza igitenge, ntazakubaza minerivare, ntazagushyira muri situation y'uburwayi bwa mubyara we cyangwa nyina cyangwa nyirasenge. yego. Urumva ibyo bintu ukuntu bitandukanye. None se ko byamaze kwinjira, ubu twakabaye tugira naho twigisha kuvuga ngo umuntu ukigisha ukajya ubwira abantu ngo nimubyara umutinganyi muzabigenza gute, ko nabyo byamaze kutwinjirira. So ama situation yose tuba tuganamo, niba couple iri kwigira umubano, umusore afite 30, umukobwa afite 25, bagahawe inyigisho ziva kuri 25 zikazagera muri 60. Yego, Izo mpinduka zose zigenda ziba muri ubwo buzima bijyanye na situation économique, situation mondiale nk'izi za technology na AI, ku buryo nta situation nimwe izamutungura. yego, Ariko ibyo dukora ni duca hejuru, bimwe tukabihisha. Urabyumva? Nta muntu wigisha ati, nta muntu ndumva abwira ati naguca inyuma uzabigenza ute, nabyara umwana hanze uzabigenza ute, namugara uzabigenza ute. Reka da, yego, tubereka ko uko bameze uyu munsi ariko bazaba, ariko bizakomeza n'umushumba ibyo yabigarutseho. Okay, mbwira. Nukuvuga ngo umushumba twamubajije se ko ingo nyinshi muri iyi minsi batangira ari sheri shushu, ariko mu myaka 5 urugo rugatangira gushari, bakarirwa bavuga ngo barashaririye bamaranye imyaka 5. Yego, mushumba aravuga ngo impamvu abo bantu
urugo bavuga ngo rurabashaririye Mm. n'ubundi uburyo niho yahise aturirimbira kariya karirimbo uburyo useteme ku munsi ukite uburyo bahuyemo uburyo baganiramo ibyo byose bituma muri ya myaka 5 aribwo batangira kugirana amakimbirane kandi aribwo bakabaye baryohewe n'urushako bati muzaba mufite abana 2 cyangwa 3 ese aho niho muzahera murya harya audio igira copyright oya ntayo nkacishemo hinganze okay ka karirimbo kihorere kihorere ka karirimbo ni copyright se yego ijwi ba turipoti ako ko kihorere okay reka mvanemo ntuza noneho indirimbo yitwa Sarireza Mure done uvuga ngo ni abantu bakibanye neza ahantu bacaga iyo baririmba bavuga ngo la patronne du café va nous dire Sarireza Mure donc aho bacaga bagiye kunywa agacyayi basangira ka cafe yaravugaga ati Sarireza Mure niko iyi ndirimbo niko yitwa hanyuma ati nayigize ati on sait t'aimer comme on se quitte tout simplement sans tenir. Ok. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. Urumva amajoro arakurikirana akandi arasa. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. Ati ntabwo twigeze tuba ntabwo twaremeye kuzabana. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler de mauvais temps. Twabanye tudashobora kuvugana ibitagenda neza. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire. Ubu rero tugiye gutandukana dufite nk'ibintu 100 twakabaye tuganira byagiye biba tureba qui tient trop à cœur pour si d'autant. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois quelquefois se passe un peu trop bien. Voilà. Yifashe mu mutwe reka ndekera hanga. Nuvuga ngo mwirwa muvuga ngo abantu turi romantique uyu wa wararenze. Uyu wararenze ndavuga Antoine Rutayisire ira ndirimbo yifashe mu mutwe cyane ngewe ari nge muto kuri we ntago urabona ndagomba gusoma icyo bishatse kuvuga nuko ni yanzira nakubwiraga abantu urumva abantu bagishakana mu butoya nta mwana nta sharije urabyumva yego ni ibifu byabo gusa nuko gutembera ariko haje mu mwana ugahera kuri pampa hakazamo minerivare hakazamo iki baba babiri n'umwanya na time byose bigenda bihinduka hanyuma none ukabona ibintu birahindutse bimwe hari byo mutaganiriye ukabona mugeza ahantu ahangaha navugamo Romeo na Juliette Romeo et Juliette tous les autres akavugamo so nukuvuga ngo uko abantu batangira mu rukundo rukaza kuvamo kubana ariko kubana niyo nzira ndende cyane urukundo rushobora gukundana rushobora kumara imyaka 3 ariko mugashinga urugo ruzamara 60 so mu nyigisho zitangwa rero hakaba yarimo kuvuga ngo kuri 55 bizaba bimeze bite ko mbizi kuzaba ugendera ku kabando ko mbizi kuzaba dore yarakantu abanyarugomo bajyaga bavuga muri mariage mu mwaka wa mbere wa mariage bavuga ngo zose ni MMS mu myaka ya mbere ya mariage MMS bivuga ngo matin midi soir MMS umwaka wa mbere rero mukiri donc muba mu nzu mwenyine MMS matin midi soir buri wese yishimira undi muhuza urugwiro ituru amatura 3 ku munsi matin midi soir nicyo bivuga umwaka wa kabiri warangira ubwo hajemo wenda no kubyara hakaba MMS ikaba mardi mercredi samedi iminsi 3 mu cyumweru yego uvuye kuri 3 ku munsi ufashe iminsi 3 mu cyumweru mukabaho imyaka 3 4 5 mwatangira mwarenga 7 mugana ku 10
MMS ikaba ngo mars mai septembre, mubikora amezi 3 mu mwaka, amezi 3 mu mwaka. Wabyumvise? Ubwo urumva aho mugeze. Byatangiye kuri 3 ku munsi, none tugeze kuri 3 ku mwaka, sibyo? Twakurikijeho 3 mu cyumweru, none tugeze 3 mu mwaka. Noneho nyuma iyo mumaranye imyaka 35 40 MMS ari meilleur souvenir, abari nka rimwe ku mwaka cyangwa se rimwe mu myaka ingahe byo kwiyibutsa. None se byari bikwiye ko mu myaka 5 mumaranye n'umugore cyangwa n'umugabo ari wo mwanya mwiza wo gutandukana, cyangwa ni wo mwanya mwiza wo batandukana muri 5 rega bira c'est pas normal, c'est pas normal. Mumukigana 5 usuba wakamenya iki, habarimo no guhubuka 5 ariko buryo wamenye umuntu naya gutandukana mu myaka 5 nta kibi nyine. Ubwo hari ibyo muba mwaribesheho, niba mukundanye 3 mukabana 5 uze mu myaka 8 ubumenye nta kintu kiba kiriho. Ariko ari courant, nibyo nakubwiye ngo ifo gushyira mu bintu byose, situation économique, situation générale globale y'isi, ibyo byose bigomba kujya mu nyigisho zihabwa abagiye kubana. Yego, niba twageze muri AI, tukagera muri technology, tukagera ahantu abagore babyina buri wese yabaye cameraman, turi muri monde buri wese yabaye cameraman. Nkunda kugaruka, uraza kubimbwira, nkunda kugaruka kuri abagore babyinaga Rubavu banifotoza, bariya bose ntago uko babyinaga bose ntago ariko baraye mu ngo zabo, n'abazirayemo ntibazirayemo mu buryo bumwe. Umugore wabonye umugore we muri bariya hari reaction yagize, umugabo wabonye umugore we muri bariya hari reaction yagize. So nukumenya ngo byose twarabyiteguye. Umunsi ifoto y'uwo mwashakanye uyibonye ari ku mazi ku Kivu yagiye yatakubwiye, kuko ibintu byose ngo nta foto nta cyabaye. Twebwe twabayeho mu buzima nta foto yabagaho, urabyumva? Yego, bakamufotora ari ku mazi we ntabizi, bagahita bagufodinga. Urumva? Ubwo buzima nabwo tugomba kubumenya, abantu bakitegura ngo bizagenda bite. Amakuru asigaye yiruka. Yego, yiruka. Hari umuntu ampaye urwenya, ari hoteli imwe iba mu Bugesera, yavugaga mu byara we. Umuntu ategura ubukwe, bya bindi bya save the date ugashyira ku magroupe, urumva? yego, Hari agafoto kawe na fiance. Aha, umuhungu umwe rero yafiansaga mu byara wowe watubariye inkuru, ndabyuka yitubariye turi mu Ngororero. Umuhungu umwe yashyizeho save the date, ashyiraho n'amafoto n'amazina, ashyira kuri groupe. None kuri groupe wa muhango wo gusezera no nabashuga dadi cyangwa se iki byose, umukobwa uri kuri ya foto yinjira muri hoteli atari kumwe n'uwo bari kumwe ku ifoto. Umugabo yaramuhamagaye ati ngwino nguhe inkwererano, ariko bari basanzwe baziranye, ajya kumuha inkwererano. Noneho umuntu wo kuri reception uri kuri za groupe aritegereza, areba umuntu winjiye asanga ni wa wundi wo ku ifoto. Mu kwandika abantu ziko abajya mu byumba babandika, avuza amazina asanga ni ari kuri ya invitation ya save the date. Umuhungu ntago yatindijemo, yahise ahamagara wa muntu, yahise ahamagara wa muntu wa postinze save the date. Avuga ati harya umuntu mbonye hasi wawe. Aramubwira, aramusobanurira. Urumva nawe, urumva abantu bafashe icyumba ntago bahava mbere y'amasaha 3. nishwe. Umuhungu aritegura neza ati ndaje ndebe ko ari byo koko. Araza, umuhungu araza rwose muri ya hoteli, ahageze ahagera bakiri mu cyumba, kera arategereza ku ntebe hariya kuri reception, barinda bava mu cyumba, arabona niwe koko. Umuhungu niwe warize, arapfukama, nakoze iki ko bigenze bitya, yabaye nk'ukubiswe n'igihumura. Twagambwa ati gusi hamwitegereza aho apfukana arira, shiri guze habaye kubwa yamaye kurutuka se nkamwe ahita yigendera ajya muri ya modoka y'uwo bari kumwe. Ubukwe bwarabaye se? Bwabaye gute se? Turacyabutegereje. Kandi ibyo byabaye muri 2017.
So, urumva ayo masituwasiyo abantu bakabaye bayiga nk'uwo muhungu niba yari baragiye mu murenge cyangwa barize ku murenge, nk'iyo situwasiyo bagomba kuyimubwira ati nk'iyi ibaye wabigenza ute, aho gupfuka mukarira wenda bakamugira inama ati niyo nuzajya wumva nkanjye niko mbikora cyangwa ni nako mbivuga, nuzajya wumva amakuru ajyanye n'uwo mwashakanye, urabyumva, zibya uyaguhaye kandi inzira bari kuvuga bamubonyemo uyirinde niba kuvuga ngo tumubonye Kayonza fata ya Rutsiro wiruka, niba mutuye i Kigali bavuga ngo umugore wawe tumubonye Kayonza genda urare Karongi, ntugende na za Rwamagana na za Nyagasambu zihorere, igire Rutsiro wiruhukire. Umuntu araguhamagaye ngo mbonye imodoka y'umudamu wawe ngo iparitse aha, urajya kuyishaka iki? Narayikuragije. Aya masituwasiyo yose abigisha umubano bakabaye bayagaraguramo abantu, bakayagura utu twose tubaho tumaze kugera mu ngo, mu nyigisho z'umubano twakabaye batugaragura exercice buri munsi. Ikibazo uyu munsi turababaza kuri iki niki, kanaka yashatse kanaka babyarana abana bangahe, situation wabigenza ute? None bagaruka muri pleniyeri bakavuga ati ngiye nakora iki, mwakavuga ati nahita ntaha, undi ati nahita nzinga ibintu byanjye, undi ati nahita nsaba gatanya, undi ati nakwihangana, agahuriza hamwe bakavuga umwanzuro. Izo nizo nyigisho kuko situation turimo iregizije ibitandukanye n'ibyo kugiye cya Barutayisire. Ariko ikintu cya communication yakigarutseho cyane cy'ingo zitaganira. Kuganira niwo muti ukemura ibibazo byose byo mu rugo. Warabizi arabishoboye. Bati nkanjye ndabizi. Afite umunsi kwa kabiri nyuma ya saa sita. Nganira n'umuryango wanjye ku buryo n'abana banjye bampaye igikombe. Oya we yego ndabyumva. Abana banjye bampaye igikombe baravuga ati nyine ariko ndawabisobanura nk'umurokore. Nese umugora wa papa arawugira. Neshwe. Awugirira mu rugo. Hego nyine wawugirana we ahora mu mugoro w'umuryango, kandi abagabo benshi bagira n'uw'abapapa n'uw'abafana kandi uziko match ziba ni mugoro. Yego ibyo rero we ntago abigira, niyo yagira match yayirebera iwe muri saro, ariko akabari ntakajyamo, sibyo wenda ajya mu materaniro. Nose niyo mpamvu urugo rwe rumeze neza. Oya ntago ari ureza pastor bose ingo zabo ni nziza. Yeshwe uyu uri ntasanzwe bana ntago yigeze abikubwira se kute, yigeze akubwira ko urugo rwe rumeze neza ko ari pasiteri? Oya nuko ari umuntu udasanzwe ateye cyane rwose. Ntahiza abapasiteri se ntibaguruka buri munsi. Hari n'akantu yavuze mpita nkwibuka nicaye, yavuze ngo abantu b'abana, umwe yaraturutse i Rusizi, undi yaraturutse Kirehe, bakaza bagahurira i Kigali, nta muntu bazi, ababyeyi si ntibari aho. Yego ndumva ngewe iyo nkunda kubyigisha bitwara byize muri segonderi mu wa 4 twiga ku isakaramentu ryo gushyingirwa, twigishwa na Frere Spiriane ubu yabaye padiri. Impamvu mu mentioninga abantu banjye abamuri hafi, ndabizi wenda ntashobora kuba ibi yabireba mu mentioninga ko namufatiye urugero runini, ari muri pension sinamusuye, ariko mu mentioninga kubera ko mwibukiraho byinshi, ari ashobora kuba ari Rwamagana cyangwa Mukaranye. Niba twigishije aho akavuga ngo viwanyu nanjye mviwacu duhurira iwacu, nuko nayo majeste yagiraga. Yego bivuze ngo uvuye iwanyu urahataye, nanjye mvuye iwacu ndahataye, aho duhuye tugomba kuzamuka bushyashya cyane rwose. Ibyo Rutayisire yavuze nuko ahantu ugeze noneho mugomba gukura, mwagiye ahantu kure y'ababazi, kure y'ababyeyi, nuvuga ngo ibyanyu murabyimanagingira cyangwa mushaka inshuti shyashya. Nabyumva kuko nta numwe uri iwabo, aha turi ni iwacu, hatwembi turi kubyara abacu. So bivuze ngo imico yiwacu aho navuye n'iyiwanya aho yavuye turayihuza, ariko ntabwo ikintu cyose turajya kubahamagara cyambere bari kure. Ngaho ufata umunyarutsiro n'umunyakirehe bahuriye i Kamonyi, nese ikintu cyose uzajya kubaza n'ubu ntababazi, ntabo muzi, n'ababyeyi banyu ntibari aho. Bisaba nyine guhimba strategy nshyashya kuko ni iwacu, ninde twagisha inama. Iyo mubigiyemo nabi rero mpuzana ibisiri bobo. Umugabo inshuti ze nizo basangira mu kabari, umugore inshuti ze nizo bahurira mu isoko kwa Mutangana cyangwa muri salo yo kumukoni. Nukuvuga ngo kumenya kuzihitamo. So rero iyo umwe afite abajyanama
babi undi akagira beza birapfa, bisaba ko mwese mugira abajyanama beza. yego. Hanyuma yagarutse kuri kiriya kintu cy'abagore babyinnye ziriya ndirimbo, atanga n'urugero aravuga ngo hari n'abagore basiga abagabo babo mu nzu bakajya kubyina abagabo batabizi, batari ko biriya ntabwo ari iby'i Rwanda nk'uko wakomeje kubigarukaho. Ntabwo wimvugira ibintu arabivuga nuko ari umurokore arabivuga kirokore, arabivuga kirokore. Nakubwiye ngo abo basiga n'abagabo basiga abagore bakajya mu kabari, n'abagore basiga, ariko abagabo biri nomo, ntabwo ari nomo wibidefanda, nubwo bigira na bagenzi bawe, ariko ntabwo tubihezagira. No, ikibaho niki icyo nakubwiye Rutayisire nyine yirengagiza kubera kubaho mu buzima bwa kirokore, rimwe na rimwe n'abamugana benshi, amakuru menshi akayavana mu bamugana, abivanga bikirokore. Umugore navuze ngo muri restaurant ya Pado Quotidien yaro Quotidien, uwo mugore usiga umugabo akajya kubyina, none se uwo muziki mu rugo urahari? Yagura radio, na ushaka kunguti yagura radio. Abo babyinana se mu rugo barahari? Umugabo warahari. Abari babyinana bakabyinana n'umugabo we. Disco y'abantu babiri baho se? Abana batanu se babaho cyane. Le Quotidien nuvuga ngo abantu bakeneye kujya babohoka. Icyo reke abantu bagomba kucyumva bakajya bakigisha ko ntabwo twabihagarika, byarabaye byaratangiye. Ni ukuvuga ngo umugore ashobora, nakubwiye ubuzima turimo, niba ari ukujya kubyina byakabaye umugore ajyana n'umugabo, ariko ushobora gusanga kujyana bishobora kubishya umukino, cyangwa se nta n'ubushobozi buhari. Ntabwo umugabo wabuze isima yo gusana akarigore wamubwira ngo tujye muri boîte, yabona abamujyana akagenda. Iyo niyo kura dufite. Rero umugore abagiye kubyina wenyine. Cya kabiri yicirayo stress, kuko agiye ahantu batamubaza inshingano. Nibyo bya binini nagusobanuriraga nkakubwira ngo umugore ashobora kugenda parce que umugore n'umugabo babazanya byinshi bijyanye n'inshingano kurusha kwishimisha, kurusha kugabanya stress, kurusha rwa rukundo nakubwiye ngo Karamour fait place au quotidien. Le quotidien ni gaze, yabikubwiye, ni gaze, n'amazi, n'umuriro, ni minervare, ni sima, ni inzu, ni nyiribyondo. Mugahora muri ibyo. Umugore rero ujya muri boîte agiye kuruka ya quotidien, agiye ahantu hatari le quotidien, agiye kubyinana n'uwashaka, uwo biganye, uwo bakundanye, umufata neza. Hari n'ibindi bidahari. Ubushobozi bwa kino gihe wabishyigikira buretse gatoya, ntabwo ari kesho yo kubishyigikira, nzi ko bihari. Tugomba kwiga kubana nabyo. Situation économique ya kino gihe, ntabwo buri rugo abagore bose bashaka gusa neza, ariko bose ntabwo bajya muri salo ya 50,000, sibyo? Hari n'umugabo utabasha gushyira umugore muri salo ya 15,000. None se umugore niba ashaka kujya muri groupe y'abakoresha salo ya 50, akabona ubimufasha, bigenda bite? C'est ça. Ubwo twarenze le quotidien. Le quotidien iri contraignant, irasaba byinshi, bigenda bifeza place, bifata umwanya wa l'amour fait place au quotidien. Ibyo rero winjiye mu by'ubukungu bw'urugo, ibyihutirwa si ugusohoka, ibyihutirwa si ukurya agakoko k'akanyarwanda gapfuriweho kandi mu rugo wenda hari inyama z'inka y'inzungu. C'est ça le quotidien. Le quotidien ni ugusangira ku meza amwe, ariko ugasanga mu rugo umwaka amezi 3 ashobora gushira, umwaka urashira, nta nkoko muguze, nta fi muguze. None hari ukamwemereye agafi karobeweho aragenda. Ahubwo uzabije rute nyine? Ahubwo amasomo twatanga nayaye yikise kugira ngo uwo mugore azagume mu rugo. Umuzirike se turenze ko nta kiziriko bashyiraho. Ese Imana yo yabiremye yigeze kwitateganyije ingufuri n'ikiziriko? Yari bizi ko umuntu yemerewe kugenda. Uri kuyobya abantu. Ntabwo ndi kuyobya abantu. Aha ni kuri KOP. Ntabwo ndera abajeyi. Ibije tubyakire, tumenye kubana nabyo. Ese kujya muri boîte k'umugore ni ngombwa ko bisenya urugo? Icyo nicyo umugabo agomba kwibaza akisubiza. Umugore wawe araye muri boîte mu gitondo agataha, urahita ujya gusaba gatanya hejuru ya ufite abana, ufite iki? Abantu bige kubana n'ayo ma situation. Kera nubwo byabagaho nk'uko Rutayisire bivuga, na kera ingo zarasenyukaga, ariko
ariko kera nta birangaza, urugo rwabaga rwitunze 100%. Amata y'inka, amagi y'inkoko, imboga z'ibisusa na dodo zo munsi y'urugo, igitoki cyo mu rutoki, nta kindi. Kogosha ari urwembe cyangwa n'imakasi yari itaraza. Wari kubyumva? None promo iyo nkubwiye ngo ngwaye urugero rwa sara umugore asokoreshamo, nguhaye urugero rwa anniversaire iyo utayimukoreye abandi barayimukorera, nguhaye urugero rwako gafi cyangwa ko gakoko. Iyo situation nibimeze gutyo urugero bigende bite, tugomba kubana nayo, ahubwo se tuyimanaginge gute? Nicyo ushaka kubwira, nicyo twigisha abantu. Ese kujya muri boîte k'umugore byatera gatanya? Igisubizo ni wowe. N'izindi situation nyinshi ziri hano ntibyayitera, kubera ko hari igihango mufitanye, ariko umugabo ntekereza ko atazabaho yishimye mwari. Ntago ntekereza ko muri contrat se nta masezerano yo gushimisha umuntu tugira mu Rwanda. Ese umugabo uzahora azishima kubera ko afite abana bamugaragiye, anyumva bamwubaha, azishima ko afite umuryango utekanye, kuko kuba umugore yagiye muri boîte ntibivuze ngo agaruka asuzugura umugabo. Nagaruka mwubaha, urugo ruriho. Urugo kwishima k'umuntu ufite umuryango ni umutekano w'urugo. Ibyo bindi urabyirengagiza. Jewe position yanjye sinshyigikiye umugore ujya muri boîte. Reka da cyane yamaye nuko bimeze. Uwawe najyayo uzabigenza ute? Ntago yajyayo. Agiyeyo. Ntago yajyayo. Ntiyajyayo. Ayinya. So ntabwo ibyo ni ibintu biri hano, hari n'abari kuduseka, ariko icy'ingenzi ni ukumenya kubana n'ibyo bintu. Mubyaranye gatatu, umugore agiye muri boîte cyangwa kubeshye ko arwaje mubyara we, wajya mu bitaro ugasanga igitanda yakubwiye ntikibaho. Ibyo ni ngombwa uze ntabwo usanga gumiyo waraye. Ayinya, iryo jambo gumiyo waraye riramushumuriza kuguma hahandi, kandi usigarane inshingano n'abana bagiye muri babandi barerwa n'umubyeyi umwe. So abantu kumanaginga ama situation nkayo arahari, aruzuye, nuko abatinyuka kuyavuga turi bake. Ikimenyetso ntanga gihamya yanjye ihora ari statistical yearbook chapitre nyuma ya 6-7 ugana ku 10 yitwa hospitality and accommodation, igaragaza ko buri mwaka iyo domaine ikura mu bwiza no mu bwinshi. Bose ni njyayo n'abanyarutse bose baza kurangura Kigali bakarara. Uriya wa Kanyinya se ntiyari Cosmos mu karere kamwe. Umurenge wa Kanyinya yarari muri Rwezamenyo. Kugira ngo mugere muri Kanyinya Rwezamenyo ugasimbuka wenda Nyakabanda na Kigali, oya waca Kigali, uca mu wa Kigali ukaba watatse Kanyinya. Imirenge ibiri ukayisimbuka ukajya urabyumva. So niba bihari tubimanaginge gute, twigisha abantu kubana nabyo gute? Ntabwo umwanzuro ari gatanya, ko gatanya isenya urugo, mu gihe gucana inyuma kujya muri boîte bisenya couple. Yego, arakantu ugeze kunzibiranyaho couple buretse nyine abantu batandukanye. Couple n'urugo, couple si urugo. Urugo ni babandi bose, urabyumva. Ariko couple ishobora gukoserezanya igasabana imbabazi hagati yayo sanke urugo ruhangirikiye. Yes, hari akantu ugeze kunzibiranyaho kuriya mugabo w'ikanyinya. Nakubwiye ngo wampaye urugero rw'ukuntu ngo hari abantu bari bafitanye ibyo bibazo by'amakimbirane by'ikariso. Kanumba kajura mwibagiwe. Abashyitsi baza sheri shushu bimeze gute bagenda yamukoraho ngo winkoraho. Urwo rugo oya abo ntago urugero narutangaga kwikariso, ntago natanze ko byagenze. Filime yitwa Ndoa Yangu avuga ko bananiwe kwiproteja, ariko uwo mugore none nawe ni umugome nyine, n'ukwica umuntu urubozo. Oya ubundi rugo sinzi nawe warabibaje Rutayisire cyangwa, ariko nawe ajya byivugira, ntabwo urugo rushobora kubaho nk'umurongo utambitse ya de chute de monte, ahubwo gusirimonta izo chute na monte. Nta na rimwe ushobora kuvuga ngo icyumweru kirashira nta kantu kabaye mu rugo. Ushobora kugura umugore igitenge akavuga ati iyi karite siyo nashakaga, cyangwa si iri bara sindikunda. Yose si conflict cyane, ariko yose yasenya urugo. Nicyo cyangombwa rero. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu, uwo mugore wa Kanumba we ari mu bantu sizi ko babita muri psychology, ariko hari umuntu hano umuntu akamuheza mu gihano, ntavuge ngo igihano kizamara igihe kingana iki.
akamuhezayo kamuheza mu gihano kandi akabahisha abandi. Ashobora no kuba atamugaburira akajya arya ari uko haje abashyitsi, cyangwa muraza mu kazu k'imbwa, ariko abashyitsi baza rw'ikinyoma navugaga rero rw'ikinyoma. Izo hano ntazihaba, yari filime cyane, yari filime ntabwo byashoboka, wahita unagenda aho ngaho ntabwo wahatinda rwose. Oya, ni filime iyo ngiye, ni filime iyo ngiye. Ariko bije mu buzima busanzwe byaba ari bibi cyane. Nabizanye kubera ikariso, uriya yatahanye kapote, Kanumba yatahanye ikariso, bivuze ngo Kanumba yari yakoreye aho. Ukuyumva ndi kukumva cyane, ndagukurikiye. Uwakoreye aho yatahanye ikariso, uwakoze yiproteja contre les maladies contagieuses atahana kapote, none umugore ngo yahukanye. Bwenge buke yakamubwira ati nibura wakibutse, nibwo yakamubwiye. Noneho ko umugore nawe sinzi ukuntu yabitekereje. Umunyamakuru amubaza yavuze ngo ntabwo ashaka kubana nawe ngo atazamwanduza ibirwara, kandi ibyo birwara yabiproteje. Buriya ushaka amakuru neza uzajye mu marogi, ahantu hari amarogi menshi nk'aya Cosmos, ujye ubaza ngo mukoresha udupaki tungahe twa kondomu ku munsi. Hari aho uzasanga bakoresha agakarito kamwe, kandi ari urujya n'uruza, nta cyumba kijya kiruhuka. So abakoreraho nibo benshi. Inyigisho zakabaye kuvuga ngo uyu mugabo w'Ikanyinya yaragerageje. Yego. So nitumufata nk'uwakoze dega, abagabo benshi barareka gukoresha kapote, bazana ibyo birwara kuko urumva nye niba kapote ibaye ikosa rikomeye kubera ko uyu yayitahanye, byaba bivuze ngo kugira ngo abantu birinde kuzitahana bajye bakoreraho. Yego. Twaba tubashoye rero, twaba tubashoye kandi dukeneye abantu babaho bakora peshe vivant. Ubuzima ni erega ni dynamique iri mu bantu, niho ibintu bigeze. Nakubwiye ngo biragoye kugira ngo wumve ngo urugo rwihaza muri byose, rugahaza amarangamutima ya buri wese. Niyo mpamvu naguhaye urugero rwa salon de coiffure, ngo urugero rwa boîte, ngo urugero rwa gafi, ngo karobeweho, ngo urugero rwa gakoko gapfuriweho. Ibyo byose ntushobora kubibona mu rugo. So iyo utabasha kubyakira, hakaboneka undi muntu iruhande ukubwira ati ngwino nyamara hano birahari. Kandi aho ajyayo kubera ya pas de quotidien. Ijambo akakantu nagakunze nuza Rutayisire yabigishirijeho, l'amour fait place au quotidien. Kandi uwo muntu umujyana muri boîte ntabwo ari bumusabe na minerivare, na ya saro, na telefone yayimugurira, ntako gakoko. Ariko ntabwo aramubwira ngo mama ararwaye, reka. Ntabwo aramubwira ngo umwana ngo kwishuri bamwirukaje, reka. Ibyo nibyo byaro quotidien. Ntabwo aramubwira gaze. So nuvuga ngo na ahantu utuje, kuko ahandi le quotidien iravuna, noneho igasimbura ibyakabaye ibikorwa by'urukundo. Noneho ibikorwa by'urukundo bikajya hahandi hatari le quotidien, kuko le quotidien idérange l'amour, wabishaka utabishaka. Le quotidien dérange l'amour, niko Jodas yabivuze, kandi uvuze ko Rutayisire kamusigaye mu mutwe. Le quotidien dérange l'amour. Niyo mpamvu mu kwigisha abagiye kurushinga mwakababwiye ngo uku muri gukundana nihazamo abana, hakazamo minerivare, muzabigenza mute? Babyumva? Kandi ariko ni ndedi menutse kumva hari abantu, ariko ndaza kubyuka neza. Abantu hari n'abantu baba mu nzu bataba mu cyumba kimwe. Urwo ni urugo rugihari, couple yarasenyutse ariko urugo rurahari, kugira abana babone urugero rw'ababyeyi, nibura baracyabana. Babyumva? No, hari inzira nyinshi urugo. Abo bana bo bakura babona ababyeyi bumwe barara mu cyumba cy'undi. No, washaka impamvu, ariko abana ushobora no kwavuga ko barwaye, kumwe arwaye kuba mu cyumba cya wenyine. Ushobora kubwira abana ko arwaye indwara se ituma ataryamana n'undi, ntabwo ari ibirenze. Basagira ku meza bagendana, nta birenze. Nuvuga ngo abantu batandukanya. Donc ikosa ry'umugore rigomba guhanirwa urugo, ikosa ry'umugabo rigomba guhanirwa urugo, kuko urugo ni runini cyane. N'abana, n'abavandimwe, aho umugore avuka, aho umugabo avuka, ni inshuti z'umuryango, n'abatashye bwabukwe. Ibyo byose iyo rusenyutse ni urwo ni rwo rugo. Ariko ikosa ry'umwe mu bagize couple ntabwo bivuga ngo umuryango, urugo rusenyuke kubera ko umwe membre du couple yakosheje.
byakwigwaho ingamba zigafatwa sinzongera kurarana nawe Rutayisire yarabivuze ngo wariye restaurant ngo ajya ava yahaze ngo ntakarye mu rugo ibyo nabyo birashoboka nabo barara ukubiri wasanga ari ibyo nyibyo ariko ntabwo yigeze avuga nawe ubwe ntavuga ngo ni batandukane oya iyo babimubajije aravuga ati niba wamenyereye kurya restaurant mu rugo bireke cyane ariko nawe uva muri restaurant wahaze ariko nawe yavugaga icya kibazo cy'ibirwara ntabwo muzamubaza ubutaha niba wariye restaurant warishije intoki ariko zambaye ga nk'uwo mugabo wa Kanyinya ko bigende bite yego uwo nguwo ntiyemerewe se kongera kuri muzamubaze warishije intoki zambaye ga yemerewe kurya mu rugo nzamubaza yego dusoreze kuri aka ngaka mwari oya iriya kesi ya Kanyinya muzayibaze Rutayisire uti kuba tubwiye ngo uwariye restaurant ave yahaze ntarye mu rugo none uriya we akaba yariye yambaye ga atarishije intoki yarishije ifurusheti no mu rugo arye yego yego reka dusoreze kuri aka ngaka hari wakomezaga kugenda ugaruka ku bintu byo gusohoka hari umwana w'umukobwa ejo bundi warohamye yasohokanye n'abandi bagenzi be ajya mu bwato atambaye imyenda imuporoteja ubwato buriyubika ahasiga ubuzima yigaga hano muri Kisiti ahita ahasiga ubuzima ngo yarimo arangiza ni itari nziza cyane no bareka amasomo ku rubyiruko cyane kuko ntabwo urubyiruko rwacu rurimo rugira amakenga d'abord ntabwo wambwira ko umuntu mukundana ngo mujyane mu mazi ubizi ko atazi koga cyangwa utanabimubajije cyangwa se ubona amazi ikiyaga cyose cyuzuyemo abantu bambaye amajire uwo muri kumwe ari utayambaye wambwira ati n'urugendo twarusubika ngewe burya uzaperereze burya ngewe harimo umuntu utambaye jire ntago nabujyamo jire de sauvetage nuvuga icya kabiri byakabaye biba n'itegeko ubwo bwato n'ubwande wemera ko bujya mu mazi harimo utambaye jire byakabaye biba itegeko byantunguye kumva abantu bikarongi burema uko na wa musaza udutwara muri Mugesera ntashobora kuhagurutsa utambaye reka da yes musaza w'umuturage rero iyo exe urubyiruko rurambabaje cyane cyane n'uyu muhungu ndamugaya cyari bari kubireka umukobwa yihagazeho yamaze kugenda it's okay ni ibyago byabaye ariko byabaye hari ababigizemo uruhare ari manager w'ubwo bwato ntihe gutuma buva hariya ari n'uwo bajyanye ntihe gutuma jyana ntabwo ari kujyana n'umuntu utambaye jire niyo wavuga ko ufite sentire noire mu koga no amazi amaze kudutwara abantu benshi mu buryo tunguranye cyane kubera aventure umwana urubyiruko bana yanjye niba bahari simbizi pe umuntu urimo kurangiza kaminuza ni umuntu utazi agaciro k'ubuzima ni umuntu utazi ko amazi atwara abantu ikimbabaza ngo yigaga gestion d'eau water management ahubwo n'abakora curricula abantu biga water management babigishe no koga bagira amasomo atangirwa mu mazi nizo wakwiga water management ibihera naho ngaho ntacyo biziho ngo nibyo yigaga wumva iyo coincidence umuntu wigaga amazi ni yamuhitanye ariko uburangare bw'uwo bari kumwe na nyir'ubwato ntiyari gutuma buhaguruka ntabwo ari gutuma buhaguruka cyane rwose ibi bintu byamaze gucika ahantu hose biracyari ku Kivu ariko nyine na accident gusa uyu muhungu niba yari inshuti ye urubyiruko rurarangaye ntabwo wabona shere wawe yishora nawe ngo umureke no twigendere kurya kanyenga mumubwire yambare iriya jire se kwidasebye kwitanaremereye umuntu uri kurangiza kaminuza agera aho yishora kuri urwo rwego n'uwo bari kumwe akavuga ati nta kibazo igendere nta muwaje ati wize koga ntaki ni ibyago byabaye hari n'abajyayo batambaye amajire bakagaruka ntabwo ubwato bwose burohama ariko pour être sûr nuko buri wese aba yambaye ijire yego reka duhere hariya za Maranyundo
kanya ziriya nzu nziza kuri iyi oya ntuka ariko se ikiganiro kirarebwa n'ibihumbi 5 oya ariko zaraguzwe ubundi izindi nzira bacagamo mbere yego zirakomeza zikora yego ni inzu nziza ziri hano mu Bugesera mu mudugudu wa Maranyundo aho bawitegeye ka gasozi burya kitwa Murama se cyangwa aka kandi nari ndi kukwereka ka Murama kari hirya Murama nyine wambuka hirya ugahita ubona ikibuga cy'indege ni Murama ni ahantu heza cyane hari view nziza ziranzu zirakomeye hari inzu nziza zikomeye yes zubakishije amatafari ya block ciment sibyo hanyuma kortire ni ruriba harimo fondation n'amabuye meza cyane amwakomeye jardin harimo parking ibyumba 3 ibyumba 4 n'amadusha 3 n'igikoni na annex yego ariko ushaka ko ibyumba byawe babyagura hari uburyo bakuraho yego barazihindura so kuri miliyoni 60 bashobora iranzu ushobora kuyibona barabibonye mu kiganiro tuzaya tunabigarukaho n'amashusho miliyoni 60 cyangwa se ukayigura itarangiye ukayishyura miliyoni 50 ukazayirangiriza so inimero barazibona reka tuzibabwire cyane cyane n'abari hanze ubwo abari mu Rwanda no kuvanamo plus 25 sibyo inimero nkuko ariko unazishyiremo zige zigenda ndazishyira scrolling siko babyitara nanjye ko ndi wa mbere ya ntuza se yaki ya computer niba ari kan babwire nimero za Suriya yes akanyenye abari hanze plus 250 78 57 41 5 abari mu Rwanda ni 078 57 41 59 ukigurira iriya nzu rwose bagiye gushyiramo kaburimbo imashini mwarabibonye yego ku buryo miliyoni 60 ntabwo ari agahendo nkurikije uko ibikoresho by'ubwubatsi bihenze muri kino gihe kongeraho n'umwanya muntu umwanya gutekereza iby'inyubako bari ibintu bigoye keretse nanone gufata umwanzuro ugahamagara Premium Construction Group ikaza nayo ikakubakira zamvune zo mu mutwe wari ufite ikabigukorera ngaho Premium Construction Group n'aba engineer beza cyane babahanga nkuko mwarimu yari amaze kubivuga bakubakira inzu neza kandi ikomeye kuko nakomeje kubisubiramo n'abantu babahanga cyane baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bifite ubutaka bwawe bakubwira icyo ubutaka bwawe bwakoreshwa bakagushyiramo inzu nziza ijyanye n'igihe inzu n'aba engineer beza cyane bakorera hano i Remera naruhari mu marembo ya REB neza cyane wa munaruhari iriya nziri munsi y'umunara niho bakorera bafite n'ishami i Rusizi ubakeneye wabanga kuri 0784 42 57 80 mu bagane bagira serivisi nziza cyane yaba aba diaspora ukeneye kubaka hano mu Rwanda inzu z'amasaziro bose muhamagare Premium Construction Group ibafashemo hanyuma uyu munsi ni kuwa gatanu yego ugenda ngo kwa Musonera hashyushye cyane rwose gireyo ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira hari brushette nziza agahene kabagiwe agafi karobewe agakoko gafuriwe agatoki gatemewe agakwavu gahigiweho Musonera ni ahantu heza cyane ukigera muri ziriya karitsiye zo kwa Nayinzira rwose utangira kumva nyine umwuka Vista yubatse izina na Sostene arabizi hanyuma akagira mucoma smart wambaye neza umuhanga igikoni gifite isuku ubukireba ntabwo ari bya bindi uje ntabwo icyokezo ntabwo kiri mu gasesero ubukireba cya kizungu yego amafaranga y'umusore atatwaye ko bakeye hanyuma akagira abaseriveri beza cyane bambara neza ab'abahungu n'ab'abakobwa ab'abahungu bakagira discipline cyane kuruta ab'abakobwa yego ubwo nabyo mubize bazabikosora manager arabyumva azabikosora bagira ibyumba byiza byo kuryamamo ibyumba gifite salo n'ibaraza bakagira screen nziza zo kureberaho
umupira Mm. bakagira sale nziza z'inama Mm. bakagira Biyari. urumva ni ahantu heza cyane bafite na jaride yes rero mubahamagariye kuri 078 5 40 80 80 hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ugahita ureba munsi y'umuhanda ahantu handitse Vista Kigali mu cyapa kinini cyane urahita winjira aho ngaho. umuhanda winjira mu nganda harimo umuhanda winjira mu nganda uzamuka kuri Azamu nugana Ibumbogo witegeye ya kaminuza y'Imasoro y'Abadventiste. Winjiramo baguhe serivisi nziza cyane nani ndagushimiye cyane rero. Asante sana reka nyaruke nge mu kiganiro nge kuri Cour Supreme uyu munsi haragraduatinga promotion ya 12 y'abahuza ntabikubwiye ko umuti turimo turawuvuta promotion ya 12 y'abahuza barimo barabyitabira kandi rwose bwa bucucike twavugaga turashaka ko mu myaka iri imbere rwose biba bya yego asante sana